abakabije gushinja abandi ibinyoma bari mu madini, hari abakabije kugira ingeso z'ubuzima butandukanye bari mu madini, bari mu madini. Ubwo muri abo bantu bavuga neza oya we, hari n'abakabije gusambana bari mu madini. Mwumva neza kitwemere kuba tugihumeka umwuka w'abazima, ntacyo twatanze ngo twe tukiriho uretse imbabazi z'Imana zitubeshejeho, sibyo? Umuririmbyi rero amen abati ni Yesu wanyuze kuba umuvandimwe we, ati Imana ishimwe cyane, ashimishwa nuko yabaye umuvandimwe wa Yesu. Hari byinshi bishimisha abantu kandi ari byo kwicisha, nk'uko twabibwiwe mu gihe cyatambutse ko hari abantu birata bitera isoni. Murabibuka birata n'iki? Bitera isoni byabo. Hari byinshi bishimisha abantu atari byo kubahesha amahoro, ari byo kubicisha. Nk'abantu bashimishwa n'uko bisha abandi, nk'abashimishwa n'uko basinze, banezezwa no gusambana, ibyo bibashimisha nta nyungu irimo. Ariko ugira amahirwe n'ushimishwa no kuba umuvandimwe wa Yesu. Haleluya. Ramubwira ati ndashima Imana ko nabaye umuvandimwe wa Yesu. Nyuma agiye kwanzura ati umugisha mfite kubera kuba umuvandimwe wa Yesu, umugisha mfite kubera kuba umuvandimwe wa Yesu, ati ku Mana mu ijuru mfite umugabane. Haleluya. Ku Mana mu ijuru mfite iki? Y'umugabane. Ndababwire ngo abavandimwe ba Yesu bafite umugabane mu ijuru. Haleluya. None se waba umuvandimwe wa Yesu ukoze iki? Ko birashoboka ko wakubwira ngo uriwe wisunga uyu muririmbyi wabiririmbye nawe ukumva uri umuvandimwe wa Yesu, ariko kubivuga sibyo guhindura abavandimwe wa Yesu. Mwanyureze bagereye kubivuga no kubiririmba sibyo guhindura abavandimwe wa Yesu, ahubwo hari ikiduhindura abavandimwe wa Yesu iyo tugikoze. Amen. Haleluya. Iyo tugikoze turabavandimwe wa Yesu. Ni igikirere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 3 umurongo wa 35 atwereka icyo umuntu akora akabasha kuba umuvandimwe wa Yesu. Amen. Haleluya. Birashoboka ko wakubwira ati ndi umuvandimwe wa Yesu kubera idini ndimo, kubera ko nsengera hanaha, ntabwo ari byaguhindura kuba umuvandimwe wa Yesu. Ahubwo hari icyo ugomba gukora bikagushoboza kuba umuvandimwe wa Yesu. Ukeneye ikirere. Aho muri Mariko igice cya 3 ku murongo wa 35 Yesu aravuga ati umuntu wese ukora iby'Imana ishaka wese ariko. Amen. Uko iby'Imana iragute? Umuntu wese nashaka umuzungu cyangwa umwirabura
abe yoroheje cyangwa akomeye, yarize atarize. Amen. Ariko akaba akora ibyo Imana iragute ati umuntu wese uko ibyo Imana ishaka, ati uwo niwe mwene mama, uwo niwe mwene data. Haleluya. Ati kandi uwo niwe mushiki wanjye. Twagiranye uko umuntu wese uko Imana iragute ishaka. Ngiyo rero inzira itugeza ku kuba abavandimwe ba Yesu ni uko ibyo Imana ishaka. Twagiranye mfite intashyo mbere yuko ninjira mu ntego umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Mfite intashyo zo muri paruwasi ya Kiganda mu itorero rya Muturagaza muri paruwasi ya Kigamba, ahoze ari muri paruwasi ya Bwiza ariko muri paruwasi ya Kiganda. Twagiranye rero twarabanye ku cyumweru gishize ku itariki 24 bami ntashyo kuri 17 nari gatoki ya mbere muri paruwasi yacu, nawe barambunza batashye mwaki ntashyo za Yesu. Reka rero twe gutinda turamye ibira zacu. Amen. Asome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Abaroma igice cya 16 umurongo wa 19 na 20, handitse ijambo ngo igitumye babwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nibyo gitumye mbishimira, ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukabasoma bibi. Umurongo wa 20, Imana agira amahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Umwana wacu Yesu Kristo ubane namwe. Amen. Haleluya. Umunsi wa none mfite intego ivuga ngo duhirimbanire kuvugwa neza. Haleluya. Amen. Duhirimbanire gute? Kuvugwa neza. Pawulo yandikira Abaroma ababwira ikintu cyamushimishije. Haleluya. Ababwira n'icyifuzo afite kuri bo, ababwira n'inyungu basunguka nibubahiriza icyifuzo cye. Twagiranye nkamwicyongereza ababwira ijambo ati gitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Twagiranye aho hari ingingo yitwa kuvugwa neza. Haleluya. Kuvugwa neza. Ati gitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Twagiranye arongera ati nicyo gitumye mbishimira. Siko dusomye nicyo gitumye ngirane, nicyo gitumye mbishimira. Amaze kwereka ko abishimiye, ntiyagati wenda nshimishijwe nuko musengera mu idini ni musenga ku munsi runaka. Oya, nshimishijwe nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Haleluya. Nyuma yo gushimishwa nuko kwamamara kw'Abaroma, agerekaho ikindi cyifuzo. Ariko nubwo bimeze bityo hari icyifuzo mfite. Twagiranye ati ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza. Twagiranye ko tuba bake abanyabwenge mu byiza, ku bibi mukababaswa. Twagiranye ku bibi turasabwa kuba bake, turasabwa kuba baswa, ariko mu byiza tukaba abanyabwenge. Haleluya. Agiye kwerekana inyungu bizatanga ku murongo wa 20, arababwira ati Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Haleluya. Izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze.
hati ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Ba Kristo mu nteze amatwi, nitugera ku ngingo cyangwa se ku ntego, ku rugero rwo kuba abanyabwenge mu byiza, ku bibi tukababaswa. Twagiranye ku bibi tukababake ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu. Twagiranye mwanyuze neza. Ariko twabaye abanyabwenge mu byiza, ku bibi tukaba abaswa. Hari ijambo bigaragaza ko Imana ibabaza n'umuntu ugira ubwenge mu byaha, mu byiza akabura ubwenge. Mari bareze mu byiza akabura ubwenge, akajya gucakura bwo kwiba ku buryo utamenya ko ari ukwize. Twagiranye mwanyuze neza. Akajya uburyarya bwo gushuka inkumi ngo asambane nazo, ubwo buryarya akabugira. Akajya uburyarya bwo kuriganya abandi, ubwo buryarya rero ntabwo bunezeza Imana. Ubwo Imana ashaka ko muri ubwo buryarya tubabaswa, nyamara mu byiza tukaba abanyabwenge. Haleluya. Amen. Mu byiza tukaba bake abanyabwenge. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice ni cya 4 umurongo wa 22. Ba Kristo mumurikire kuko tuzi iminsi tumaze, ariko ntabwo tuzi dusigaje. Imana irashaka ko mu gihe tukiriho kugerageza kumenyesha itorero ivyo irishakaho. Irashaka ko abanyabwenge mu byiza bakabaswa mu bibi. Manyuma bakabanyabwenge mu byiza bakabaswa mu bibi, bakabaswa mu bibi. Benshi twibaza impamvu Satani atugiraho ububasha, tukibaza impamvu atugiraho ububasha gusenga Imana kandi turirimba dukora imirimo itandukanye. Burya ngo Satani amenagurika, ngo amenagurikira mu busibirenge by'abantu, ngo ari uko babaye abanyabwenge mu byiza bakababaswa mu bibi. Amen. Haleluya. Burya ikintu cyose kigira ikigihembura. Icyaha gihembura Satani, bituma Satani agira imbaraga. Bareze gukiranuka kugatuma Satani amenagurika, acika intege. Mwaneze amatwi. Ariko icyaha bituma Satani abona agaciro, ndetse akabona uko yamamara hirya no hino. Ariko iyo twakoze ibyiza, amen, ukuvuga ngo Satani acika intege kandi atagaciro. Siko biri. Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 22, uhari amagambo avugwa n'Uwiteka agaragaza uburyo abantu be ari abapfapfa. Twagiranye abantu be n'abaki, natwe turi abantu be. Bareze turi abantu be. Twagiranye Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 22, Uwiteka aravuga ati kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi kandi n'abana batitonda, nta bwenge bafite. Nibyo ngo ntaki nta bwenge bafite. Ijambo rikurikiye ribabaje ngo bazi ubwenge bwo gukora ibyaha. Niko mugusoma bazi ubwenge bwo kugira gute? Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko gukora neza ntibabizi. Tubigendane. Kandi ikibabaje ni abantu b'Imana. Manyuma musanze abapagani ngo ni abantu bande ni abantu b'Imana. Nicyo giteye agahinda. Twagiranye Uwiteka ati kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi. Burya no kutamenya Imana ni ubupfapfa. Siko biri. Kutamenya Imana ni iki? Ni ubupfapfa. Ubushize twaraganiriye dusanga abantu bakwiye kwiratana ko bamenye Imana. Siko biri. Bakwiye kwiratana ko bamenye Imana, ko bamenye Imana. None hano turabwirwa kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi
kandi n'abana batitonda nta bwenge bafite ngo bazwe no gukora icyaha ari gukora neza ntibabizi. Urumva ko bakora ikinyuranye. Ijambo ritubanjirije cyangwa ijambo ry'intego ryatubwiye ko turasaba ko abanyabwenge mu byiza twebwe kubibi tukabake kubibi tukababaswa. Birasaba ko rero mu busambanyi abantu b'Imana babaswa, mu bushura abakristo bagomba kubabaswa, mu rugomo mu businzi tugomba kubabaswa. Kubaki abaswa ariko mu gukora iz'Imana ishaka. Haleluya. Tukaba abanyabwenge. Amen. Mu gukora iz'Imana ishaka tukabaki tukaba abanyabwenge. Byaba byiza ko turagiwe ngo uru rugero nindugeraho nawe ukarugeraho, ngo Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Uribaza icyo wakora ngo Satani atsindwe? Uribaza icyo wakora ngo badayimoni baguhiga bagura imbaraga? Nta kindi wakora. Satani ntatinya atsindwa mu izina rya Yesu. Ntatinya ibitutsi. Icyakora Satani umuntu atinya ni uwagize ubwenge mu byiza, naho ku bibi byamuteraga imbaraga akabumuswa. Manyuma kubibihesha agaciro Satani ukabumuswa. Yesu umuntu yameze ati umuntu w'umunyabwenge mu byiza kandi akabumuswa mu bibi ateye ate? Uyu muntu ko ateye ndajya mu babwire umunyabwenge mu byiza. Haleluya. Umunyabwenge mu byiza bene nk'uyu abantu bamuvuga bati cyakora umubwiye gusenga yabyumva vuba ndetse rwose byo arabimenyereye. Umubwiye gukiranuka, umubwiye kwakira abashyitsi yakumva vuba, ariko uvuze gusambana yemwe ntazi niyo byerekera n'umuswa nyine. Amen. Ni umuswa mu bibi. Ni umuswa mu bibi. Mubwiye ngo hirya hari urwaba, hari inzoga, reka data iyo ni inkuru idafite agaciro mu maso cyangwa mu matwi ye, kuko muri ubwo businzi ni umuswa. Mani beza ni umucyo, ni umuswa mu bibi. Ibyo bikagendana n'ijambo twigeze kuganiraho. Pawulo yabwiye Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 11 aravuga ati ariko mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha. Haleluya. Twiyumvemo ko twapfuye ku byaha tukaba turi bazima ku bw'Imana, turi bazima mu gukiranuka, ariko tukaba twarapfuye ku byaha. Amen. Twarapfuye ku ki? Twarapfuye ku byaha. Imana idushoboze gupfa ku byaha. Niko kuba umuswa mu bibi kandi. Haleluya. Niko kuba umuswa mu bibi. Muneza amatwi. Njyanibuka ngeze mu myaka igera muri 19 nibwo umukobwa yambwiye amagambo adafite shinge na rugero aganisha mu byaha. Ntabwo atari ko buriya rwose kuki nta kintu ushoboye uretse kuvuga Bibiliya. Buriya wumva uri muzima, wumva umeze ute? Umukobwa yambwiye icyakora ibyo mvuga ibyo bishoboye, ibindi simbishoboye. Ibindi simbishoboye. Ati none sibwo wumva umaze icyeto ko wapfuye bakamuhamba. Umukobwa yambwiye wa mukobwa we rwose ntugire ikibazo n'ujya wongera kumva umutima uwugeze ugiye uvuga ko napfuye ahubwo nshikari guhamba. Ega bisobanuye ngo kuri icyo cyaha nanjye napfuye. Twese Amen. Imana ashaka abantu bapfa ku byaha. Twese nuko Pawulo yandikira Abaroma, Mwuka w'Imana murimo amaze kumva inkuru yumvikana hirya no hino, ati igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Mbere ndatuneza amatwi n'iki cyamamaye cyawe
mu bantu duturanye hamamaye iki twagiranye hari kuvuga ngo iki kuko nk'uko nababwiye ntukajya gufata ijambo ryakanaga mu giti byawe ahubwo ishyire ku munzani uti nanjye niko ndi nkwimba neza nanjye niko ndi ni ukumvira Imana kwanjye kwamamaye cyangwa ni ugusambana kwawe kwamamaye mbese ahari reba neza ni ukugwa neza kwawe kwamamaye cyangwa ni ubugome bwawe kwamamaye batikana kuko mumureba ntatinya gukubita umugore we ubwo ni amahane yawe yamamaye nyirakana kuko mumureba buri mugabo ntavuga ubwo ni agasuzuguro kawe kamamaye mwanyibutse neza reba neza mbere musore mukobwa ni iki cyawe cyamamaye Imana iguhe kunyuma neza hamamaye iki cyawe bitekerezeho kandi ni hamamaye ikizi Imana izakwishimira haleluya ariko ni hamamaye ikibi cyawe Uwiteka azagira agahinda ku bwawe Imana iguhe neza ni hamamara kusambana kukungitse n'umugabo utari uwawe ni hamamara ko ukungitse n'umugore utari uwawe wibuke ko bizatukisha Imana muri ukabo twari kumwe z'ukwezi kuri gushira kwa 10 nibwo twari kumwe ahangaha nibwo twarenze ibyo Yobu yavuze ijambo ryiza aravuga ati niba naragendeye mu binyoma twagende naragendeye mu binyoma ati niba naragendeye mu binyoma ikirenge cyane kibihutira kuriganya ati henga ntibiyo ku minzani ireshya kugira ngo Imana ibone gutungana kwanjye hari umurongo twagezeho wa 9 mu gitabo cyawe igice cya 31 mwarize amatwi hari umurongo twagezeho wa 9 abakristo bagomba kwibazaho cyane wa 9 kugeza kwa 12 ndagira ngo n'abatari bahari mu bimenye wenda n'abari barangaye nabo mu imbaraga z'ijambo twageranye Yesu nadufasha igitabo cya Yobu igice cya 31 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12 aho Yobu yavuze ati niba umutima wanjye warashutswe n'umugore twageranye warashutswe nande niba umutima wanjye warashutswe n'umugore nibwo nababwiye ngo ni ukuvuga ngo Yobu yari umugabo mwanyumva ngo nawe nk'umukobwa nk'umubyeyi nawe uravuga ngo niba umutima wanjye warashutswe n'umugabo twageranye mwaneze amatwi niba umutima wanjye warashutswe n'umugabo undi ati nanjye ariwe Yobu ati niba umutima wanjye warashutswe n'umugore nkubikirira ku muryango w'umuturanyi wanjye umurongo wa 10 ati umugore wanjye agasera undi kandi ashaka n'abandi umurongo wa 11 ati kuko iyo cyaba ari ikibi gikabije manyuma cyaba ari ikibi gute cyaba ari ikibi gikabije unyine benshi barasambana bakumva nta kibazo biteye nyamara ni ikibi gikabije manyuma ni neza wani iki ni ikibi gikabije ni ikibi gikabije ngo kuko cyaba ari ikibi gikabije ni ukuri ni ikizira cyo guhanwa n'abacamanza twageranye umurongo wa 12 mukurikirane mumenye imbaraga zawo kuko mu minsi izaza abenshi Imana izabaciraho iteka ijambo n'ibibukije warinze kumbata iki cyayi ntabwo wabyumvise twageranye umurongo wa 12 ngo kuko cyamera nk'umuriro ukongora ukageza kukurimbuka twageranye cyamera nk'umuriro ukongora ukageza kukurimbuka Imana itugendere cyane kuko cyamera nk'umuriro ukongora ukageza kukurimbuka ngo kandi cyarandura ibyo nungutse byose twageranye cyarandura ibyo twungutse byose imirimo yose wakoze cyarandura rijambo ngo cyamera ngo ni ikibi gikabije kandi Imana gutsindagira gucya izababyeyi izabakobwa bari gushukwa n'abagabo irimo ibaburira inkoresheje ngo nimutaba amaso icyo kibi gikabije kirarandura imirimo yanyu yose izabagabo bari gushukwa n'abagore mwarize amatwi irabazi izabasore
bari gushukwa n'inkumi ku buryo turi kubabona hano ariko bari mu marembera irabazi twagereye ariko Uwiteka arababwira ngo abazemera gushukwa n'abagore bakemera gushukwa n'abagabo ngo ni ikibi gikabije gishobora kurandura ibyo bungutse byose. Manyuma kurandura ibyo bagite Pawulo amaze kumenya ko iki kibi gikabije, iki kibi gikabije yandikira Abakorinto hagati amaze kumenya ko iki kibi kikizira ngo ari ikibi gikabije yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere yabandikiye igice cya 6 umurongo wa 18 abwira ijambo rikomeye. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikira Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 18 arabwira ati muzibukire gusambana. Twagereye muzibukire nanyibere muzibukire byo gute arabwira ati muzibukire gusambana ngo kuko ibyaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri. Twagereye ibyaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri ariko usambana twagereye ngo ni icyaha gikorerwa mu mubiri, ni icyaha bakoreye mu mubiri we. Ngo abakoreye icyaha mu mubiri uyu muntu usambana nuko niko kubwira Abakorinto ati muzibukire. Twagereye amen muzibukire gusambana. Birangi France kabango fouiller l'impudicité. Quelques péchés que l'on est commun, ce péché est hors du corps, mais celui qui s'arrive à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ugasanga muri France byasobanuye ngo iri jambo fouiller l'impudicité ngo muhunge usambana. Twagereye mu Kinyarwanda ngo muzibukire nuko neza ariko mu Gifaransa ngo kubuhunga. Amen haleluya. Nuko usambana tukajya kure yabo twagereye uramutse ukoze utyo uzabushaka kunezeza Imana. Nuhunga usambana n'ubuzibukira uzabushaka kunezeza Imana. Dore ko twasoma ijambo Pawulo ati igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Imana imfashe nanjye hirya no hino hamamare kumvira Imana kwanyu. Amen Imana igufashe hirya no hino ahashoboye kugera amakuru yawe hamamare kuri umuntu witonda, aho kwamamara ko usambana, aho kwamamara ko wiba, aho kwamamara kugira amahane. Hamamare kuri umuntu witonda ugwa neza wicisha bugufi. Amen haleluya. Hamamare ko uri umuntu mbega wita ku bantu, wakira abashyitsi, kuri umuntu ushaka uvuze ko icyubahiro ari icy'Imana n'Imana ishaka. Nuko Pawulo ati rero tutibabwiriza ati nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Ati nicyo gitumye mbishimira atariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukabasomera. Twagereye nibwo abwiye cya jambo twasomye ku murongo wa 20 Abaroma igice cya 16 ati Imana nyiramahoro ibyo nimubishora, Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byayo. Amen bidatinze haleluya. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu nidukomeza kwamamara neza kandi tukabanyabwenge mu byiza tukabaswa mu bibi. Sikobire tukabaswa mu cyo tukabaswa mu bibi. Yosefu mu gihe yabanaganira busha twagereye yaramubwiraga ati zana amazi akayazana, yambwira ati asuka akarwasa. Ibyo yarabishoye twagereye yarabishoye. Nyirabuja yambwira ati ese urajya guhinga? Ati rwose akakumva vuba. Ariko igihe kigeze kibibi Yosefu abumuswa. Manyuma abiki abumuswa. Nyirabuja amubwiye ngo baryamane, Yosefu avuga abumuswa. Twagereye abiki abumuswa. Bigaragara aho ngaho
yahabaye intwari, yabaye umuswa mubiri. Twagiranye yabaye umuswa, yabaye umuswa mubiri, ariko nyamara mu gukiranuka yari afite ubwenge bwo gukora ibyiza nyirabuja mukoresheje. Haleluya. Dore Imana ishaka bakristo mwe bamwe turavuga gusenga, gasanga gusenga ntibari haraciro, ahubwo niho babaye abaswa mu gusenga. Bavuga gukora Imana ishaka bakabaswa, ariko wagera ku byaha ugasanga nibo bagize ubwenge, nuko tumaze kubisoma ngo basibye gukora ibyaha. Twagiranye so twasomye ngo gukora neza ntibarizi, hari abazi n'ubwenge bwo gusambana, nuko nyine ibyo bakabara byitoshe, ariko ntibazi gukora neza, ntibazi gukora ibyo Imana ishaka. None Imana irashaka ko ahubwo twebwe nk'abantu b'Imana aho ngaho tubabaswa, ariko ku byiza muke tubanyabwenge. Amen. Ku byiza tubanyabwenge nidukora gutyo ngo Imana izamena mu Satani munsi y'ibirenge byacu. Hanyuma rero ijambo ntindaho ni ukuvugwa neza. Maniba kuvugwa neza. Imana ntawe utumwa. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2001, hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2001, muri iryo yerekwa nagiriyemo hari kwa kabiri. Twagiranye nagiye muyerekwa, numva umukristo uri kwivovota agenda yitonganya ngo ariko abantu bakabije kumvuga nabi, ariko se ngiye babonye kuvugwa ngaho nyuze kanaka ni mubi. Twagiranye mwaneze matwi babonye ngiye kuvugwa, mbese nta bandi bavuga ngo ariko se ndamuka mpfuye bazasiga bari kuvuga nde. Tugendane mbese nimukira handi aka gace nakavamo bazavuga nde. Tugendana mwanyuze neza. Ijwi ry'Imana rirampamagaje, rirambwira riti mbariza umukristo uri kwivovota ngo bamuvuga nabi. Twagiranye bamuvuga nabi, ngo mubaze mbese ngo niba ushaka kuvugwa neza wabaye mwiza ukavugwa neza. Twagiranye wagize gute? Wabaye mwiza ukagera gute? Ukavugwa neza. Twagiranye ngo none se wagira ngo niba wakoze nabi bavuga ngo wakoze neza, kandi wakoze nabi. Niba ushaka kuvugwa neza wabaye mwiza ukavugwa neza. Twagiranye amen. Wabaye mwiza ukavugwa neza. Ngo mumbarize ngo niba bavuga kusambana kandi ngo kusambana, none se bajya ngo bavuge ngo urakiranuka kandi udakiranuka. None se niba ugira amahane, muneze matwi bati ni wa munyamahane kandi ngo kurayagira. None se bajya ngo bavuge ngo ni wa wundi witonda kandi utitonda. Twagiranye akiso muneze matwi. Niba dushaka kuvugwa neza turasabwa kuba beza nyine yo tubashe kuvugwa neza. Amen. None se mugabo batikana burya arasinda biriya byose akora no kwishushanya kandi koko bahuye nawe wasinze. None se urajya bakujya gute kandi ari uko bakubonye? Simanyuze neza ari uko bakubonye. Twagiranye nyakana kureba n'undyarya arambura niyo bambere kandi ko kurambura. None se bagiye gurisha utishyura? Mwanyuze neza. Reba neza urashaka kuvugwa neza, niba wifuza kuvugwa neza kora neza bakuvuge neza. Amen. Haleluya. Kora neza uvugwe neza. Batikana kaburiya arakanya hangaha wagira inyamaswa kandi nikuteye. Twagiranye none bajya ngo bavuge guki kwaguteye. Imana ikumva neza. Mureke rero duhirimbane gukora ibyatuma tuvuga neza. Haleluya. Amen.
ibyatuma tuvugwa neza, ibyatuma tuvugwa neza. None tuzakora iki cyatuma tuvugwa neza ku buryo haleluya, kuburyo natwe Imana yabwitirira yishimiye. Twese Pawulo, reka dusome Abagalatiya igice cya mbere, turebe ukuntu Pawulo yavuzwe, turebe ukuntu yavuzwe nyuma yo guhindura ingeso, nyuma yo guhindura imyitwarire, turebe uko yavuze, maze bishoboka buri wese yitwareho abati Imana, nanjye koko mbazwe nuko bavuga nabi, kandi ariko ndi none ndashaka guhindura imikorere, bityo nanjye bamvuge neza. Amen. Nanjye bamvuge neza. None se wa mubyeyi we, bati abantu bati niba ngo ukayishye wigishega umugabo ntavuga kandi bikuteye, none se yavuye ngo bamugorwa neza ngo hareka data ntabwo azaba ngo hakamutubaha wa mukobwa we. None se niba akunda gukungika n'abasore ijoro rikaba bakabahitaho mu muhanda n'ijoro saa yine z'ijoro, reba neza bazaba ngo iki, bazaba bati wa mukobwa w'imbarashi ko Abanyarwanda bavuga twagereye mwanyusereze. Ntabwo dusanga kwitwa imbarashi, ntabwo abakobwa bakijijwe bagomba kwitwa imbarashi, bagomba kwitwa abakobwa babubaha Imana, abasore bahejeje Imana icyubahiro. Haleluya. N'icyo Imana ishaka. Naho ubundi biteye Imana umwabaro, kuvugwa nabi turi abantu b'Imana biteye agahinda. Iyo mpamvu mwumvise Uwiteka n'umworo mwinshi mu ijambo dusome ati kuko abantu banjye ari abapfapfa. Twagereye kuko abantu banjye ari abake. Ubwo Imana yarishimye, ntabwo yari nezera, yari babaye. Ati Uwiteka ati kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibazi, ni abana batitonda, nta bwenge bafite, bazi ubwenge gukora ibyaha, ariko gukora neza ntibabizi. Twagereye gukora neza ntibabizi. Uwiteka dushoboze kugira ubwenge gukora ibyiza. Amen. Mwanditse amatwi nkaho uravuga mu kigo Abagalatiya igice cya mbere mu 13 aravuga ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda. Twagereye ngo agikurikiza iki? Idini y'Abayuda. Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda. Twagereye yuko nari nkabishe kurenganya itorero ry'Imana, nari nkabishe. Twagereye yuko nari nkabishe kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Twagereye ye yarakabishe. Sumye yavugaga neza, yari yavugaga neza. Rekata yarahitaga bati muri byo wabo uje kuzatumara. Twagereye nuko gusa Imana idufashe. Aragaragaza ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabishe kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Bigaragara ngo uyu munsi wa none hari abakabije kugira urugomo mu madini, hari abakabije gucisha abandi igihanga babicisha bari mu madini, hari abakabije gushinja abandi ibinyoma bari mu madini, hari abakabije kugira ingeso z'ubwenge butandukanye bari mu madini. Bari mu madini. Gwese muri ngo abantu bavuga neza, oya we, hari n'abakabije gusambana bari mu madini. Bari mu madini atandukanye. Ariko Pawulo aza kugira amahirwe, Imana yari ishaka ko tuvugwa neza, iramuhamagara. Amen. Imana ati Pawulo aramukishije kandi ari mu idini. Manyuma ari mu idini. Twagereye Imana imaze kumwitegereza igira agahinda, imaze kugira umubabaro, iramuhamagara. Amen. Igira ite? Amahirwe Pawulo yagize yarayitavye. Haleluya. Yarayitavye. Twagereye ntabwo abakomeje kuba mu byaha uko badahamagarwa,
ahubwo nuko batitaba. Mwamse neza nuko batitaba. Twagereye none se urebye ubutumwa buvugirwa muri iyi nzu yayo, buvugirwa hirya no hino ku isi, uragira ngo abantu bitabira bakabumvira ibyaha ntibyaba bike? Twemeze ibyaha byaba bike. Twagereye nuko umurongo wa 15 aho mu Bagalati igice cya mbere umurongo wa 15, haba atari kw'Imana yamuranije n'imunda ya mama inahamagara ku buntu bwayo. Haleluya. Iramuhamagara ku buntu bwayo. Imaze kumuhamagara ingeso zirahinduka, haba uratangira kwiga gukora ibyiza. Amen. Kwiga gukora iki? Yari afite ubwenge bwo gukora ibibi arahindura. Twagire ubwo bwenge butesha agaciro ubwo ntawe uzamugeza. Manje neza atangira kwiga gukora ibyiza. Haleluya. Abagalati igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 24, hano baravuga ati aba matorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi konsa. 23 keretse kumva gusa abamvugaga ngo tukijamye kuvugwa neza. Kuvugwa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera. Twagiranye uwagira gatera uwaturenganyaga kera none harigisha iby'idini yakiburaga kera. Ubuse ntari kuvugwa neza, ari kuvugwa neza. Ni nko kuvuga ngo wasambanaga kera noneho ubu ni uri kwamagana ubusambanyi. Sobere haleluya. Uwari umusinzi kera ubu noneho rwose twagiranye ni uri kwamagana umusinzi ntiwavuga ko yabyigeze. Mwaneze matwi mazura mu 24 ngo nuko ibyo bigatuma abantu bahimbaza Imana ku bwanjye. Imana yashaka uko tuvuga neza abantu bahimbaza Imana ku bwacu. Haleluya. Abantu bazahimbaza Imana ku bwabande ariko twavuzwe neza. Twagereye kandi ufite amatwi bariyumve. Ndagira ngo mbahe message igana ku mwanzuro uko ibyo tubwirwa ni ngombwa ngo tubyiteho ntitwabyumva yuko wenda habaye gufata umwanya munini cyane. Aho icyo dusabwa ni uko twumva tubyitaho tukabiha agaciro. Haleluya. Tukabiha agaciro. Twagereye hari utumwa yampaye bitariki 29 z'ukwezi kwa 3 2008. Hari kuri 29 z'ukwa 3 2008. Twagire nibwo nagiye kwa cyo cyari kwa 6. Muri cyo kwa mbona umukristo ahagaze hariya ku muryango w'urugi w'urusengero. Ubwo namwitegerezaga mbona abantu bamutambutseho bamuvugaho neza. Bati mu bantu tugira bakijijwe uyu muntu ari kumwanya w'imbere. Twagire ubwo ni yari kuvugwa neza. Yari kuvugwa neza. Baratambuka mukandi kanya haza abandi. Niho bati mu barokore tugira. Twagire uyu muntu afite umwanya w'imbere niwe twabonye ikijijwe. Ariko bamaze gutambuka icyo cyiciro cya kabiri nagiye kubona haje umuntu w'umupagani. Umupagani niko yaje abaza uwo mukristo narebaga, amubaza muri Kiswahili, amubaza ijambo ngo unaweza kunikubalia ili nikupe fedha nyingi lakini jina lako libadilike? Biswali mushobora kunyemerera nkaguha amafaranga menshi ariko izina ryawe rigahinduka. Twagire izina ryawe rigahinduka. Ndayababwiye bantu muneza amatwi, iyo tuvuzwe neza Imana iratwishimira, ariko Satani bagira ishyari. Agira iki? We biramubabaza ko twavuzwe neza. Iyo umugabo n'umugore bafite ubuhamya bwiza,
Satani agira ishyari twagiranye ariko iteka bikamuhesha icyubahiro kandi abantu bakamushimisha. Satani kandi kubera ishyari yashaka impamvu yatuma nawe wabwo ruvugwa nabi. Wanyuma ruvugwa nabi. Nibwo rero umupagani yabashije mu Kristo atushobora kunyemerera ntabwo amafaranga menshi ariko izina ryawe rigahinduka. Kandi Witega dufashe uriya mu Kristo kugera ataragutanga igisubizo. Ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti uwo mu Kristo mumbwirire ngo nasoma igitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa mbere umubwire abyiteho cyane. Imigani igice cya 22 umurongo wa mbere umubwire abyiteho cyane. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa mbere handitse ijambo ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Twagiranye kuvugwa neza biruta iki? Biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Ni ijambo ry'Imana. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Nibwo ijwi ry'Imana ryambere tubwira itorero ngo babe maso. Satani afite imitego gutega abakristo bafite ubuhamya bwiza akabuhindura bubi. Barabona kuri bakitwa imyaya kubera umutego witwa amafaranga. Manyibereza kubera umutego witwa iki? Amafaranga. Barakoze Imana akitwa bicanye kubera umutego witwa amafaranga. Ngo ariko babwiye ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Amen. Kuvugwa neza biruta iki? Biruta ubutunzi bwinshi. Bakristo mwe mureke tujye duke ariko tuvugwe neza. Haleluya. Yo yumve neza. Ndavuga ngo abatazaba maso amazina baraza guhinduka. Ngo ahinduwe n'intwaro yitwa amafaranga cyangwa se umutego witwa amafaranga. Cyo cyangwa y'ubwisute kuvugwa neza. Rero uko nahamagawe ndi kuvuga ariko birashoboka ko muri iyi minsi ariko akuru umukobwa ukijijwe nyamara mu minsi mike utabaye maso inote ya 5 yaguhindurira izina. Twagiranye yaguhindurira izina. Bari baturiya yaririmbaga muri korali iyi none muri uko abaye uriya yari umukore ku mudugudu n'uyu utabaye maso amafaranga yaguhindurira izina. Twagiranye mwambise neza yaguhindurira izina. Nuko umwanditsi w'Imigani ati kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Yagiswahili bivuga neza ngo heri kuchagua jina jema na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Bisobanura ibyiza no guhitamo izina ryiza kuruta ubutunzi bwinshi. Twagiranye ibyiza no guhitamo izina ryiza. Amen. Kuruta ubutunzi bwinshi. Twagiranye Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo a good name easy to be chosen rather than great riches and the loving favor rather than silver in the world. Bisobanuye ngo ibyiza cyangwa se izina ryiza, a good name, izina ryiza kurihitamo ni byiza kuruta ubutunzi bukomeye. Twagiranye mureke rero duhite mu izina ryiza. Haleluya. Amen. Maze duheshe Imana icyubahiro. Rero twabwiye ngo Imana izatwishimira niba turi kuvugwa neza. Turi kuvugwa neza. Mwumvise wa mu Kristo uri kwivovota ngo napfa ngo mbese ko bazavugane. Twagiranye ibibazo tuze ko atakingo turi kumuvuga. Si byose ubwo njya turi kumuvuga neza. Haleluya. Amen. Turi kumuvuga neza. Turi kuvuga ko atiyagurishije ibyaha nyirawo yashaka kumukoresha. Ubwo Yosefu se aho kirimo ariko turi kumuvuga. Sikemeze ariko ibyiza nuko turi kumuvuga neza. Haleluya. Amen. Turi kumuvuga
ariko uyu muntu kuba ngo napfa, ubwo napfa agikorera ibyaha atari yazihana azajya yibukwa nk'ishyano. Twagiranye nibwo umuntu azajya hajya akana karacyane hafi iryo shyano wirizana wibitwibutsa twabonye tubikira. Twagiranye mwaneza amatwariko Yesu nadufashe nitwa amakuru y'irakanaka irakanaka urongera muzanye yewe iryo shyano kandi kize nirikibaho uramenyere utazibukwa nk'ishyano. Mwaneza amatwi uzibukwe nk'umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Uzibukwe nk'umukristo. Bati yari inyanga mu bwari twabuze umuntu muzima, twabuze umuntu ugira akamaro. Twagereye manyibizereze none uti mbese nimukira hafi nkajya mukandi karere uragira se ngo ugiye mu Mutara kwa Nyagatare ingeso ni wari ufite gasomo kazijyana ugiye se Nyagatare bakuvuga neza rekaga abati gasomo wari baramushyi yase ni kuri yateye twagereye aho Imana ikubwira ngo kora neza uvugwe neza. Haleluya. Kora neza uvugwe neza. Kora neza uvugwe neza. Haleluya. Itoze kwakira abashyitsi uvugwe neza. Twagiranye niba ngo kuba gito kandi no kuba gito niyo bisabye ngo bijye uratanga udatanga gerageza gushaka uburyo wagira imirimo yatumuvugwa neza. Amen. Yatumuvugwa yatumuvugwa neza. Uwiteka dufashe cyane. Ese wa mukobwa we niba abandi bagore bari kukwibazaho nyirakana kagiye kumusenya kandi niko witufashe urifata n'ushaka gusenya Imana kugendera cyane urifata n'ushaka gusenya ibikorwa mugenzi wawe none suranya bavuye muri mukobwa bari ngo yifashe rekaga hindura imikorere. Amen. Hindura imikorere. Twagiranye hindura imyifato ukubona bwite ko bikose nta wundi mugambi uri mukobwa afite ni umukristo cyakora icyo tumuziho turabona n'umugenzi ujya mu ijuru hirimbanyira kuvuga neza. Amen. Kuvuga neza bifite ubutunzi bwinshi. Haleluya. Nizere ko mwaneza amatwi rero turivugana ku mwanzuro intego yacu nuko tuvuga neza. Manyuma nuko tuvuga dusoma ijambo ry'Imana ry'intego ryatubwiye ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose nicyo gitumye mbishimira. Haleluya. Arakomeza ati cyakora hari ikindi nifuza ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukabaswa mu bibi. Nibyo tukabaswa mu icyamisa imbaraga zo kuba umunyabwenge mu byiza ariko ntawe ubuswa mu bibi. Twagiranye byanezeza Imana ariko nanjye byanezeza. Amen. Nanjye byanezeza. Bakristo muneza amatwi muri kunyumva neza muri kunyumva murumva ko Imana ishaka kutuba abanyabwenge mu byiza ku bibi tukabaswa. Witeka maze gukoresha Pawulo atyo atazashobora gukora batyo. Imana nyiramahoro izabenagura Satani munsi y'ibirenge byawe. Amen. Haleluya. Niba dushaka imbaraga za Satani zitsindwa mwebwe dusaba Imana imbaraga zo kuba abanyabwenge mu byiza naho ku bibi tubabaswa. Ku bibi tubabaswa ufite amatwi ngo yumve. Mbese ibi bishuko by'amafaranga byenda guhindura amazina benshi barabakora bakitwa abasambanyi barakoze Imana kwitwa bicanyi bahawe impongano kugira ngo bajye kugirira nabi bagenzi babo kumena amaraso yabo atari urubanza. Mbese murabyumva mute ko Imana ishaka ku itorero ryayo riba maso munabishukisha amafaranga uzamubwira uti nzajya gukira mu izina ryiza. Amen. Ngira iki
ngira izina ryiza kandi nzi ko muneza amatwi bitabatse kandi yumve mbese urabyumvute Yuda yashyize n'amafaranga agambanira Yesu nanyuma agambanira nde Yesu byamuguye neza byamuguye nabi kandi yashukishwa amafaranga agambanira umwana w'Imana kubera ishuko ry'amafaranga ntabwo byamuguye neza kubera ko nta mahoro bafite nta mahoro y'ibyaha hari n'abandi bashukishwa amafaranga bagashinja bagenzi babo ibinyoma bakabashyiraho ibyo batakoze kubera ko bashukwa n'amafaranga kandi hari n'abandi bashukwa n'amafaranga bagasambana amafaranga atuma uwari umurokore yitwa indaya ubwo rero nabo bafite akaga iherezo ryabo nirire nyamara n'igice rya Jambo iyo bati n'umutima wanjye washutswe n'umugore nkurikira ku muryango w'umuturanyi wanjye ati umugore wanjye aragasera undi kandi ashaka n'abandi iryo jambo aragasera undi bisobanuye n'ijambo rikomoze ku gusya kwagereye ngo aragasya asera abandi nicyo bishatse kuvuga maze ageze ku murongo wa 11 ati kuko icyo cyaba ari ikintu gikabije mwanyureye cyaba ari ikintu gikabije cyaba ari ikintu gikabije nongere mbabwire abasambana bibwira ko byoroshye ni ikintu gikabije mwanyureye ni ikintu gikabije abajya mu gakungu bibwira ko ari ibintu byoroheje byo gukinishwa ni ikintu gikabije ni ikintu gikabije ni ikintu gikabije nuko arakomeza ati ni ikizira cyo guhanura abacamanza ageze ku murongo wa 12 ati kuko cyamera nk'umuriro ukongora ukageza ku kurimbuka umuriro ukongora kandi burya ni ikintu gishya ariko ntigikongoke manyuma ntigikongoke kandi ariko ngo gusambana ko ngo ni umuriro ukongora ukageza ku kurimbuka kandi ukageza ku kurimbuka kabemo na mutwabye ngo tuzibikire gusambana manyuma rero ngiye kurangiza amen ikeneye imbaraga sidushobora kwitoza gukora neza manyuma kwitoza gukora neza dukeneye imbaraga zidushobora kubaswa mu bibi ariko tukabanyabwenge mu byiza amen tukabanyabwenge mu byiza turebe ijambo ry'Imana Abaroma igice cya 6 umurongo wa 17 na 18 twanzure nuko dusenga Imana ntabwo waba utakoze neza ngo uvugwe neza ubwo nushaka kuvugwa neza uzakora neza haleluya uzakora neza Salomo avugwaho ko yubatse urusengero i Yerusalemu impamvu avugwa nuko yarwubatse twemeze niko ngize ate nuko yarwubatse nawe rero bazakuvuga neza uko wakoze neza kwagenda amen bazakuvuga neza uko wakoze neza ariko wakoze neza Tabita avugwaho imirimo myiza yabatumye yongererwa iminsi yo kubaho kubera ko iyo mirimo myiza yayikoze twemere kubera ko yayikoze nawe rero nukora imirimo myiza uzavugwa neza no mu gihe uzaba utakiriho imirimo yawe izavuga amen haleluya no mu gihe uzaba utakiriho imirimo yawe izavuga twagende imirimo yawe izavuga ndagira ngo rero
mbere y'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 17 dusome umurongo wa 18 ubundi tubanzure dusenga Imana. Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18. Kwa 17 baravuga ati Imana ishimwe kuko nubwo mwari batazi ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe n'umukwe ku mutima. Niko mugusoma ndagira gusubira ku murongo wa 17. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari batazi ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe n'umukwe ku mutima. Umurongo wa 18 maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Amen. Amen. Maze mubatuwe ku byaha muhinduka iki? Imbata zo gukiranuka. Mbega ibyatumaga bavugwa nabi bamaze kubibaturwaho. Amen. Haleluya. Bamaze kubaturwa ku byaha byabatera kuvugwa nabi ubwo bahinduka imbata zo gukiranuka. Siko biri? Imbata zo gukiranuka. Hari ububata tugomba kuvamo, ububata bw'ibyaha budutera kuvugwa nabi, butuma izina ry'Imana ritukwa, ububata bw'ubusambanyi, ububata bw'ubujura, ububata bw'inzoga. Kayirebe dore ko twasanze ko mu bintu byinshi imitima y'abantu ibisindisha birimo n'ubusambanyi burimo. Aho umuhanuzi Hose yavuga mu gice cya 4 umurongo wa 11 akavuga ati ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Kayirebe ngo byica iki? Byica umutima. Imitima yabenshi n'iminsi yarapfuye y'umutima w'umugabo umaze gupfa ntatinya gukubita umugore we, ntatinya gutesha agaciro we bashakanye kuko umutima warapfuye wishwe n'ubusinzi n'ubusambanyi. Umutima w'umugore wapfuye niko bigenda nta n'agaciro k'umugabo washakanye. Umutima w'umusore w'umukobwa wapfuye ntabwo umenya agaciro k'ababyeyi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ububata nk'ubwo iyo tubwatuwemo. Amen. Ngo duhinduke imbata zo gukiranuka. Nibyo? Duhinduke imbata z'iki? Abantu bifuza kuvugwa neza, bifuza gukora imirimo myiza ibatera kuvugwa neza, muhaguruke gusenga Imana. Abifuza imbaraga zo gukora imirimo myiza ibatera kuvugwa neza mwagari mu mwanya wanyu, ndetse n'abifuza kureka imirimo mibi yatumaga bavugwa nabi namwe mwibwire Yesu Imana izi ngeso zamera kuvugwa nabi. Ariko none uyu mwanya ufashe umwanzuro wo kuzihana, kandi nanjye nifuza ko muwo wishimira nanjye nabamo. Imana igufashe cyane kunyuma tujya gusenga Imana yawe. Imana igihe ikikora ku bugingo bwa buri muntu. Mbese uravugwa gute? Mbese imirimo yawe koko yatuma uvugwa neza? So na nyoko kuvuga gute uri umwana wawe? Mbese aho umuturage bakuvuga gute? Yesu mwashakanye akuvuga ate? Atanga raporo nziza kuri umugabo mwiza, kuri umugabo uzagaciro k'abana babyaye, cyangwa atanga raporo mbi ku Mana ko utazagaciro k'urugo rwawe, uravugwa nabi, kandi mukomeza kuvugwa nabi bizakuzanira iherezo ribi. Kuko i Sodomu bamaze kuvugwa nabi byababaje Imana. I Sodomu ni Gomora bavugwaga nabi. Bibiri tubwira ngo iki? Ngo Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kw'abari i Sodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora rwose impane
no gutaka kw'abahariga kwangezeho. Ibyo niba atari ko bimeze ndabimenya. Ayo magambo tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19 na 20, Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka kw'abahariga kwangezeho, ubwo gutaka kw'abari Sodomu n'i Gomora kwangezeho, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndeba ko bakora rwose uruhande rw'ubutaka ko bahariga kwangezeho. Wenda ni umwanya wo gutekereza kuri ijambo rya nyuma. Birashoboka ko rero gutaka kw'abakorega kwageze ku Mana, amarira y'abaterwa agahinda n'ibyo ukora yageze ku Mana. Sodomu n'i Gomora bamaze gutera umwana w'abantu yaramanutse ifata umwanzuro wo kubarimbura, ibarimbuza umuriro n'amazuku. Nawe ntabwo uzi ejo hazaza uko bizagenda niba kumva ubutumwa, ariko hirimbanira guhindura imikorere, uvuge neza Imana ikugarukire. Tujya gusenga Imana. Ndasenga Imana, Imana ngutubabarire cyane, ikuru urubanza ku bantu bavugwa nabi, ariko nimara gukura urubanza ku bantu bavugwa nabi, nze gusaba n'undi mwarimu wayoboye gahunda naze gusenga Imana ngo twese Imana dushoboze kuba abaswa mu bibi, twabanyabwenge mu byiza. None bitera Imana kutwishimira, ndetse bitungo na Satani imbaraga zimenagurikira mu zirenge byacu. Senga Imana. Imana data wa twese mu izina rya Yesu. Uri Imana ituzi idusobanukiwe. Akanya nk'aka ngaka tubonye ko burya nta kintu cyagutera kutwishimira uretse kuba twavuzwe neza. None biragaragara ko nta mirimo myiza ikorwa natwe yatuma tuvugwa neza kugutera kutwishimira. Ndasaze ngo imbaza z'umukire abiyumvisemo kumvikana nabi muri rubanda, nuko Sodomu n'i Gomora baguteyemo abarumvise ko bavuga. Turasenze ngo abakobwa abasore bafite raporo imbere yawe batavugwa neza nk'abantu bawe, bakabacire bufi imbere yawe, imbaza zibagereho. Abagore abagabo mu izina rya Yesu bari kumvikana nabi mu matwi yawe bitewe n'ingeso utari nziza zibavugwaho, ndinginze ngo utanga imbabazi ku bihanye babikuye ku mutima mu izina rya Yesu. Nubwo turasenze ngo imbaraga zawe zigere kuri buri wese wiyumvamo ko atavuzwe neza bitewe n'uko nawe yabaga atakoze neza, nuko abazi ko ari abanyamujinya, ko ari abanyeshyari, ko ari abagito, abazi ko bafite agakungu, mu izina rya Yesu ndasenze ngo uyu munsi barabona amazina ngo ahinduke, bagira amazina meza, amazina y'ishuzo yawe icyubahiro mu izina rya Yesu. Nuko umugabo wawe Pawulo byagenze umaze kumuhamagara, abari kubikorera abaranga twese tuguheshe icyubahiro cyo kuvugwa neza. Ndagushimira ko umvise, urakoze kandi ko urabikora ibyifuzo wese. Senze bize izina rya Yesu. Mana akapese w'imwisha, Uwiteka Imana ikomeye, turagushimye Mana ko utubabariye gukiranirwa kwatubonetseho mu izina rya Yesu. Twizeye Nyagasani Imana kuvugwa nabi kwabonetse kuri twebwe ukwirengagije, namwe turagushimiye himbazwa. Uyu mwanya rero turacyakomeje kugushima, turacyakomeje kukwinginga no kuguhamagara kugira ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Watugeneye ijambo ryiza ridukwiriye uyu munsi, ni ukuri ryazatuma Nyagasani tugera iwawe mu ijuru. Turamutse turigendeyemo, turamutse turyumviye, turamutse turyumvise Nyagasani tukarishyira mu bikorwa, byazatugeza iwawe mu ijuru. Ni ukuri turagushimye kuko watugeneye ibyiza, kandi icyo wifuza ni uko twakomeza kuvugwa neza tukiri hano mu isi, tugakora imirimo myiza, tukagira ingeso nziza, tukagira imico myiza y'Abakristo. Mu izina rya Yesu nkabumvise ubutumwa bwawe,
mu izina rya Yesu rero nanjye ndi imbere yawe umugaragu wawe ntacyo nabasha kukubwira nyagasani gucumbe ariko ubuntu bwawe n'ineza yawe n'urukundo byawe dukunda nanjye ndaguhamagaye kugira ngo ukomeze nyagasani kuba hafi yacu utugoteshe iminyururu tugoteshe ibiziriko z'ineza yawe nyagasani mwami ujye ubaha amaso yacu ujye ubaha iminwa yacu n'indimi zacu mwami amaboko yacu n'amaboko yacu imitima yacu ujye uyirinda kugira ngo itoshwa ahubwo tubashe gukora nyagasani ibyatuma tuvuga neza ibyatuma twishimira nyagora ku ngoma ujye utuburiza amahoro mubiri kandi ujye utuza ujye utwiba imbaraga nyagasani zatuma tujya mu bitagira umumaro ahubwo ujye gupfa ku byaha mu izina rya Yesu abantu nibatubona babone turabaswa mu izina rya Yesu ku bibi ariko nutubona utwishimire kubera ko nyagasani twagendeye mu mategeko yawe mu izina rya Yesu ningingiye rero abasore n'abakobwa muri iyi minsi ntabwo byoroshye ariko baha imbaraga baha umwuka wawe wera abasha nyagasani mwami kunesha kamere zabo mu izina rya Yesu wite ku bakuze abagabo n'abagore mu izina rya Yesu wite ku bana b'iki gihe mwamamaro twese dukeneye ubuntu bwawe dukeneye imbaraga zawe kugira ngo nyagasani mwami tuba abanyantege nkeya mu mubiri mu izina rya Yesu babasuka mu mubiri ariko nitugera mu byiza tugira imbaraga tugiriye ubwenge mu byiza kandi tubashe guhitamo neza kubera ko umwuka wawe wera azaba ari kumwe natwe akatuyobora akadufasha kandi akadushoboza akatwemerera nyagasani mwami kwihutira ibyiza kandi nyagasani tukababazwa mu bibi tugirire neza rero duhe umugisha wawe ijambo twumvise rigume mu mitima yacu mu izina rya Yesu turitahane rye gusigara aha ngaha ibyo tuzabamo muri iyi minsi iminsi dushigaje kubaho hano mu isi turakwinginze kugira ngo uzaduhe kurigumana ngaho rero umwuka wera ajya dukangura uko bwije n'uko bukeye atwibutse ko kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi mu izina rya Yesu kandi no kuba udukunda nyagasani mwami ni ukuri biruta byinshi tujya duhirimbanira hano mu isi tugirire neza rero dusengere umukozi wawe uhirimbaniye nyagasani kutugezaho ijambo ryawe yifuza ko twazabona ibyiza yifuza ko twazagera mu ijuru turamwingingiye kugira ngo umuhe umugisha wawe umukomeze kandi umwambike imbaraga kandi ujye utanga nyagasani umwanya utange igihe mu izina rya Yesu ujye ukingura kugira ngo nyagasani mwami dukomeze kumva ijambo ryawe kandi n'abatarakira agakiza mwami turabasengeye kugira ngo umwami witeka nabo bazabone umwanya wo guhura n'ijambo ryawe mwami rizatuma bahinda umushyitsi witeka bakumva kuri Imana ikomeye kandi ko ariwo tubeshejeho ngo turiho ku bwawe ibyo twakubwira ni byinshi ariko twizeye nyagasani ko icyo twifuza hari ibyiza ibyo twifuriza ni ibyiza mwami twizeye kuzakomeza kubana natwe twizeye kuzakomeza kutugirira neza no kudufasha muri byinshi byiza none iteka byose urakoze